Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Kristo atanga iri tegeko ntiyigeze arigabanya mu byiciro. Ntiyavuze ati mujye mubo mubona ko ari beza gusa, cyangwa se batazababangamira, cyangwa abo mutekereza ko bashobora gukizwa. Ahubwo yaravuze ati mujye mu mahanga yose. Kandi ayo mahanga yose arimo n'aho abantu benshi bibagiwe cyane batitaho, yewe bitanoroshye ko abantu babageraho mu magereza. Iyo abantu bashyira mu bikorwa inshingano ikomeye, hari abajya mu midugudu itandukanye, abandi bakajya mu mijyi itandukanye, abandi bakajya ku mashuri. Ariko ikibazo kiracyari iki: ninde ujya ku bari mu nzu z'imbohe, babicanyi, babasambanyi, babanyabyaha sosiyete yamaze gucira urubanza? Bamwe bibagiranye, yewe banasengerwa n'abari hanze, bagira bati iyaba Imana yari dufashije bakaba bagumyeyo byibuze by'igihe gitoya. Abo nabo mu bo Kristo yapfiriye nabo barimo. Mu minsi yashize, inkuru yanditswe n'Igihe hari kuwa 22 z'ukwezi kwa 2026 yavuze ko abasaga 195 bakiriye agakiza, aho korali imwe ya hano mu Rwanda yagiye mu kigo ngororamuco kizwi nka Wawa, maze abahangana batyo bakaboneka nk'umusaruro w'ivugabutumwa ryabo. Saho gusa, tugenda twumva n'abandi bantu runaka mu magereza atandukanye bivugwa ko nabo bahakijijwe babwirijwe n'abantu runaka. Akenshi ukunje gusanga ari umubare mwinshi cyane watangajwe nk'abemeye Kristo mu buzima bwabo. Ubusanzwe yakabaye ari inkuru y'umunezero mu bizera bose. Icyo nicyo kintu cyaba kinejeje cyane, kubona hari intama runaka zari zarazimiye zatahutse zikaza mu rwuri. Gusa ikibazo kiri mu byitwa ivugabutumwa rikorwa muri iyi minsi, ku buryo umuntu ahita agira impungenge ngo niba umubare runaka utangajwe nk'abakijijwe waba habwirijwe iby'ukuri koko, bityo bakakira Kristo by'ukuri bagahabwa ivuko rishya. Akenshi uburyo bikorwamo ni uko abantu runaka bagenda bakaririmbira abantu indirimbo zizamura amarangamutima yabo, bakabyina, bakababwira amagambo atanga ibyiringiro n'ihumure by'ako kanya. Hanyuma mu gihe babandi amarangamutima yabo yamaze kuzamurwa, bakababwira bati uwumva ashaka kwakira Yesu Kristo nazamura ukuboko. Iyo bigenze gutya, haboneka umubare mwinshi cyane w'abamanika amaboko bagasengeshwa amasengesho yo kwakira Yesu. Gusa ikibazo gikomeye dufite muri iyi mibare tuvuze haruguru ni iki: ese bumvisha ubutumwa bwiza bwuzuye? Ese babwiye kwera kw'Imana, uburemere bw'icyaha, umujinya w'Imana ku cyaha, umusaraba nk'inzira rukumbi y'ubwiyunge, ndetse no kwihana nyakuri icyo ari cyo? Iyo ubutumwa bwiza bugabanyijwe, haboneka umubare mwinshi, ariko ntabwo haboneka abakizwa by'ukuri. Nta vuko rishya riboneka. Nta buryo rero dufite bwo kumenya ibyabwirijwe hariya byazanye imibare ingana kuriya. Gusa icyo twakora ni ukurebera hamwe kubwiriza k'ukuri uko kumera, ndetse n'umusaruro wavamo uwo ari wo, kugira ngo ahari yaba babwirijwe bitari ukuri bagatekereza ko bakijwe, ko bakiriye Kristo kandi atari byo by'ukuri, ndetse n'abagenda babikora gutyo bose bunguke. Mu buryo busanzwe burya ntibisaba kumva ikitari ukuri kugira ngo ubashe kumenya yuko gitandukanye n'ukuri cyangwa se ari ikinyoma, ahubwo bigusaba kumenya neza ukuri uko ariko. Abakozi ba banki iyo bigishwa kumenya inote z'impimbano, ntibabanza kubaha inote z'impimbano ngo abe arizo bigiraho, ahubwo bigishwa kumenya inote z'ukuri, nta nizo babaha gusa. Bityo iyo impimbano zibonetse bahita babimenya, kubera ko bamaze kumenya inote z'ukuri zarizo. None rero reka tujye muri gereza ya Mississippi, aho ubutumwa bwiza bwabwirijwe mu mwuzuro wabwo, maze tubashe kureba uburyo kubwiriza k'ukuri kugenda. Ni igihe Pastor Paul Washer yagiye kuhabwiriza,
nk'uko tubibona mu mavideo ari kuri YouTube channel ya Heart Cry. Ni amavideo yaho muri gereza akubiye mu ruhererekane rwiswe Freedom in the Gospel, umudendezo mu butumwa bwiza, aho yigishaga yibanze kuri ibi bikurikira. Yibanze ku kwera kw'Imana, ku cyaha cya muntu, umusaraba, kwihana ndetse no kwizera. Ubutumwa bwiza bwa nyabwo ntibuhumuriza umunyabyaha mbere yo kumwereka ikibazo cye. Bubanza kumwereka ko yazimiye, ko aciriweho iteka, ko nta byiringiro afite byo muri we, hanyuma kumwereka Kristo nk'igisubizo nyakuri afite. Muri izo video z'uruhererekane rwa Freedom in the Gospel harimo ubuhamya bw'abantu bakirijwe muri gereza. Twifuje kubumvisha bamwe muri bo, twafashemo 5 gusa ubuhamya bwabo buratangaje. Nubwo bitadukundiye kumenya amazina yabo ndetse n'imiryango yabo, gusa turumvamo urugendo rwabo rwo kuva mu byaha bagasanga umukiza, kandi ubundi nicyo cyari kituraje ishinga. Turumvamo uburyo bamenetse imitima kubera gusobanukirwa ibyaha byabo, uburyo basobanukiwe Imana ndetse n'ukwera kwayo n'ubucamanza bwayo butabera, uburyo Mwuka Wera yabahaye kwihana ndetse no kwizera, uburyo batangiye kugira inyota y'ijambo ry'Imana, impinduka mu magambo ndetse n'imyitwarire, gukunda guterana n'abandi ndetse no kujya higirwa ijambo ry'Imana. I was a maniac and I got extradited to Mississippi. Nari umuntu w'umusazi mu bikorwa byanjye bibi, maze njyanwa muri leta ya Mississippi nshinjwa ibyaha 2 by'ubwicanyi bukomeye cyane. Nari nkiri mu rubanza rushobora kunzanira igihano cy'urupfu, kandi amaherezo nakatiwe ibihano 2 by'urupfu kubera ko nari nturutse mu majyaruguru, kandi ibyaha nashinjwaga byari bikomeye cyane. Nafungiwe ahantu h'ubwigunge bukabije. Buri kintu cyose cyabaga kibujijwe kuri njye. Nta bitabo, nta radio, nta televiziyo, nta bashyitsi, nta guhura n'abantu. Icyo nari mfite gusa ni Bibiliya. Hari umugabo wazaga, sinibuka izina rye, yazaga buri wa kabiri. Yagombaga kwicara kure cyane y'icyumba cyanjye, ntiyari yemerewe kunyegera. Yambwiraga ibyerekeye Yesu. Icyo gihe sinari nkijijwe rwose, kandi ari mubi cyane. Naribwiye nti reka nsome Bibiliya hanyuma nzakwereka ko wibeshye. Nuko ntangira kuyisoma yose kuva mu itangiriro kugeza ku iherezo, inshuro nyinshi cyane, shakamo amakosa, shakamo uburyo yivuguruza, shaka uburyo nabwira uwo muvuga butumwa ko ntamukeneye kandi ko nakeneye Imana. Nyuma yo gusoma Bibiliya yose hafi inshuro 12, naratekereje nti rindira gato, niba ibi ari ukuri koko, rero hano hari icyemezo kigomba gufatwa. Then there's a decision to be made here. So then I began reading it. Nuko ntangira kuyisoma nizeye ko ari ukuri. Ibyatinze, kandi nkiri njyenyine rwose, nta muntu wo kunyigisha cyangwa kungira inama uretse Mwuka Wera. Nageze aho menya ko ndi mu kaga gakomeye. Natangiye kwibona nk'uko Imana mbona. Nasomaga ibyaha by'Abisiraheli, uko bagomeye Imana, kutumvira kwa Adamu n'uburyo Imana yabahanaga, maze nkatekereza nti njye ndaba abantu bose hamwe. Ndi mubi kurusha bose. Numvaga nahatana na Paulo ku izina rye ryo kuba uw'imbere mu banyabyaha. And Adam's disobedience and the way that God would deal with them. And I thought, man, I'm all of these people combined. You know, I'm the worst. I would challenge Paul for his title of chief of sinners. You know, I was, a murderer. I mean, just. Nari umwicanyi, mu by'ukuri nari umuntu mubi cyane. Ntekereza ko nari ibintu byose hamwe, kandi Mwuka Wera yakomeje gukora muri njye, ankora ku mutima inshuro nyinshi, anyereka uwo ndiwe koko mu maso y'Imana. Byamenaguye umutima wanjye rwose, byaranshegeshe cyane. Hanyuma natangiye kongera gusoma, noneho nta byiringiro mfite. Numvaga nkwiriye ibihano byose nahabwaga. Nuko ntangira gusoma, shaka ibyiringiro. Naribwiraga nti hagomba kuba hari ibyiringiro hano. Imana irakomeye cyane, irahera. Hagomba kuba hari imbabazi ahantu runaka. Wibuke ko nta kintu nari mfite umwenda wo kwiyorosa na Bibiliya gusa. Dino mu bwigunge bwuzuye. Ntekereza ko bwari buhagije kugira ngo umutima wanjye ubumenetse rwose.
nuko ntangira gusoma amavanjiri y'ubutumwa bwiza, ntangira kumva ko hari igiciro ntashoboraga kwishyura kandi ko nkwiriye neza ibyo nahuraga nabyo. Hanyuma ntangira kumenya Yesu. Nanone byari Mwuka Wera. Nta mwarimu nari mfite, nta bitabo by'ubusobanuro bwa Bibiliya, nta kindi na kimwe uretse ijambo ry'Imana gusa. Natangiye gusobanukirwa ubutumwa bwiza, ubuzima bwa Yesu, umurimo we, igitambo cye no kuzamuka kwe ajya mu ijuru. Nyuma yaho ndi mu ishuri rya teoloji nibwo natangiye gusobanukirwa byuzuye icyo ibyo byose bisobanura. Ariko kwizera kwanjye, kuza kuri Kristo kwanjye kwari koroshye kandi gutunganye. Kandi mvugishije ukuri, numva mbabajwe ku bantu batagize uko guhindurwa, kuko byari Mwuka Wera gusa wakoraga. Byari iby'igikundiro cyane. Honestly, because it was just the Holy Spirit. It was lovely. Uyu mugabo wigereranya na Pawulo ku izina rye ry'umunyabyaha w'imbere, mu by'ukuri mu magambo ye bumvamo impinduka zikomeye. Nyuma yo gusobanukirwa umwami Yesu abihawe na Mwuka Wera, mu by'ukuri yagize impinduka zitangaje. Yafungiwe mu bwigunge, ndetse bwari ubwigunge bukabije nk'uko tumaze kubyumva. Yari ategereje igihano cye cy'urupfu. Nta kindi yari afite uretse Bibiliya nk'uko twabyumvise. Yatangiye kuyisoma ashaka kuyikoresha avuguruza uwamwerekaga ijambo ry'Imana, ndetse amwereka ko atamukeneye, anamwereka ko adakeneye Imana. Ariko uko yakomezaga kuyisoma, akayisoma inshuro nyinshi, Mwuka Wera yamweretse ukuri, amwereka icyaha cye, ndetse n'uburyo ari umunyabyaha ukomeye cyane imbere y'Imana. Bityo ngo atangira kwibona nk'uko Imana imubona. Umutima we waramenetse, amenya ko akwiriye igihano kandi ko nta byiringiro afite muri we. Hanyuma asomye ubutumwa bwiza cyangwa se amavanjiri, amenya Yesu Kristo ndetse n'igikorwa cye cyo kumusaraba cyo gucungura umuntu. Abona ko ibyiringiro n'imbabazi biri muri Kristo wenyine. Bityo rero, binyuze mu ijambo ry'Imana ndetse na Mwuka Wera, yarihannye kandi yizera Kristo. Nk'uko twabyumvishe, ibyo byose yari wenyine, we na Mwuka Wera ndetse n'ijambo ry'Imana gusa. Undi ati, I was going to church in the world. I was always going to church only to make sure you see my Cadillac and my children in church. Najyaga njya mu rusengero nkiri mu buzima bw'isi. Najyaga njya mu rusengero cyane cyane kugira ngo abantu babone imodoka yanjye ya Cadillac ndetse n'abana banjye turi mu rusengero. Ariko ku bijyanye no kwibuka cyangwa gusobanukirwa ijambo ry'Imana, ntacyo nari nziho rwose. Najyaga mu rusengero buri cyumweru, igihe cyose amarembo y'urusengero yafungurwaga nabaga mpari. Ariko nta mpinduka nyakuri yabagaho, nta kwihana, nta gucengerwa n'ijambo ry'Imana cyangwa ikindi kintu nk'icyo. Nyuma yaho nisanze ndi muri gereza. Nisanze muri gereza imwe mu zari mbi cyane icyo gihe. Hari haherutse kuba imyivumbagatanyo igihe nahageraga. Hari umusore muto wayoboraga inyigisho za Bibiliya. Najyaga muri izo nyigisho, ariko sinigeze nzana Bibiliya yanjye cyangwa ngo nyiteho cyane. I was just coming into prison, but I couldn't read, so icyo gihe nari nkiri mushya muri gereza kandi sinashoboraga gusoma. Nuko ntangira kwizera ibyo yavugaga byose muri iyo nyigisho ya Bibiliya. Umunsi umwe arambaza ati, ese ushaka guha ubuzima bwawe umwami? Numvise nshaka kubikora, ariko sinashaka kubikorera imbere y'abantu. Nashaka kubanza kumenya neza ko ari Imana ishaka kuri njye. Ninjiye mu cyumba cyanjye cya gereza. Byari mu kwezi k'Ukuboza. Hakonje cyane ku buryo wabonaga umwuka uva mu kanwa kawe. Nuko ntangira guhimbaza no kuramya Imana. Uko nayihimbazaga kandi nyiramya, niko icyumba cyagendaga gishyuha. Hanyuma mfukama hasi nsaba Imana kunkiza, maze aho niho nakiriye agakiza. Ibyo byabaye yashize nk'imyaka 10. But the first beginning of it was rocky because I couldn't read the word. I just believed the word. So ariko intangiriro zari zigoye kuko ntashobora gusoma ijambo ry'Imana. Nararyizeraga gusa. Kumenya icyo Imana yansabaga byari bigoye cyane cyane igihe utabasha gusoma Bibiliya. Njye n'umuntu wanzanye kuri Kristo twaje gutandukana, maze mara igihe ndi kumwe n'abandi ba Kristo, ariko nkasubira inyuma kenshi. Nyuma nagiranye ikibazo n'abacungagereza babiri, maze nshyirwa ahantu hafungwa cyane, aho usohoka isaha imwe gusa ku munsi kandi buri gihe uri mu mapingu.
That's where I found myself for over a year. aho niho namaze igihe kirenga umwaka. Umunsi umwe nari mvuye aho bakiniraga, numva Mwuka Wera ambwira ati ugomba gusoma Bibiliya yawe. Ndasubiza nti sinzi gusoma. Ibyo byamaze nk'iminota 30 muri uwo mutima wanjye. Hanyuma mfata Bibiliya ndafungura. Ako kanya menya ko nshobora gusoma. Nta masomo yo kwiga gusoma nigeze njyamo, nta shuri nigeze njyamo muri gereza, kuko mbere sinashobora gusoma na gato. Ariko kuva uwo munsi amezi 6 yose sinigeze nsoma ikindi kintu uretse Bibiliya, kuko natinyaga ko ubwo bushobozi bushobora gushira ndamutse nsomye ikindi. Iyo najyaga hanze nitwazaga udukarita nanditseho imirongo ya Bibiliya, hagerageza kuyisoma no kuyifata mu mutwe. No kugeza ubu biracyangora gufata imirongo mu mutwe. Ariko nashakaga kugira iyo mbika mu mutima wanjye mu gihe byaba bishize, ariko ntibyigeze bishira. Imana yatangiye kumpindura ikoresheje ijambo ryayo, nk'ibumba riri ku ruziga rw'umubumbyi, yakomeje kushushanya no kungorora. Yego, gereza yarankijije, kuko nkiri mu isi sinashoboraga kumva. Najyaga mu rusengero buri gihe cyose hafungurwaga amarembo, ariko sinumvaga. Ariko ubu aho ndi sinshobora gusohokera aha, sinshobora gusohokera hariya, nta yindi nzira isigaye. Nshobora gusa kureba hejuru, kandi namenye ko umudendezo nyakuri uri aho hejuru gusa. Uwo niwo mudendezo wonyine wabayeho kandi ukiriho n'ubu. Ndacyabona ibyuma bya gereza n'inkuta zayo, ariko mfite umudendezo uruta uwo nigeze kugira mbere hose. Uyu nawe impinduka zarabonetse kandi zitangaje. Nubwo mu mikurire yajyaga ajya mu rusengero, ariko ntiyari yarigeze amenya by'ukuri Kristo byamuhesha kwihana ngo akizwe. Ahubwo byari ibisanzwe, yewe bitanabasha kumukura mu byaha bye, kugeza aho yisanze ibyaha bye bimugejeje muri gereza. Mwuka Wera yakomeje kumufasha. Imana igenda inakoresha byinshi kugira ngo imumenyeshe neza yuko ari iri kumuhamagara kugira ngo aze ku butumwa bwiza, yizere Kristo. Anahamya ko Imana yamukoreye igitangaza nyuma yo gukizwa cyo kumwigisha gusoma. Mbere ntabyo yari azi, bityo yaje kubona uko asoma ijambo ry'Imana. Anahamya ko kugera muri gereza kwe byamubereye inzira y'ubuntu Imana yakoresheje, nk'uko tubyumvana n'abandi bagiye babitubwira. Undi ati, nafunzwe kenshi kuva ku myaka 19. Ubuzima bwanjye bwahoraga buzenguruka ibiyobyabwenge bya Crystal Meth n'ubuzima bw'ubusambanyi. Scott Walters wari umupastor chaplain wa gereza ya Rankin County yanzaniye Bibiliya yitwa Life's Recovery Bible, maze nangira kuyisoma. Naravuze nti, Mana, ndi mu nzira ijya mu muriro utazima. Ndi umuntu ubaho mu cyaha cyuzuye. Nabwiye Imana nti, Mana, sinshobora gukomeza gutyo. Ndambiwe kuba umuntu unaniwe n'ubuzima. Nageze aho nta handi munsi yanjye hahari. Hari igihe mwishywa wanjye yari yapfushije se, birumvikana nanjye naye napfushije muramu wanjye. Mushiki wanjye apfusha umugabo we. Najya nibwira ni iyaba ubusinzi bwanjye bungiraho ingaruka njyenyine ntacyo byaba bintwaye. Ariko noneho byari bitangiye no kugera ku banyikije. Nangira kugira inyota y'ijambo ry'Imana, kuva ubwo nangira kurisoma. Icyo gihe nari impanganye n'ibihano 2 by'igifungo cya burundu. Nari narakatiwe kubw'icyaha gikomeye cy'ihohoterwa. Mu gihe nasomaga Bibiliya, Imana yashyize ku mutima wanjye ko nazamara imyaka irenga 10 muri gereza. Nitegura kujya mu rukiko, ndibuka neza hari ku itariki ya 1 Mutarama 2023. Nibwo nahaye ubuzima bwanjye Kristo. Nageze mu isezerano rishya, nsoma mu gitabo cya Matayo, maze ndarira cyane, nemera ibyaha byanjye byose imbere ye. Nta kintu cyahise kibaho ako kanya. Ariko iryo joro nyiri mu bibiri natangiye kurira cyane, kugeza aho nabashaga guhumeka neza. Icyo gihe sinari nzi ko nakijijwe, nari nzi gusa ko hari ikintu cyahindutse imbere muri njye. When I went to court, there was a bird singing outside the window.
nageze mu rukiko, hari inyoni yaririmbaga hanze y'idirishya. Igitangaje ni uko hari inkuba, imirabyo n'imvura nyinshi. Si ibisanzwe kumva inyoni iririmba mu gihe cy'umuyaga nk'uwo. Narebye umurinzi ndamubaza nti, ese urabyumva? Aransubiza ati, ibiki? Ndamubwira nti, iyo ni Imana. Yatekereje ko nasaze. Ninjira mu cyumba cy'urukiko, barambwira ati, Bwana Matchman, uyu munsi ni umunsi wawe w'amahirwe. Turakuraho icyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuko impapuro za muganga zahimbwe kandi ntitwashoboye kubona uwo muganga. Ariko tuzaguha igihano cy'imyaka 10. Since that day right there, I've gave my life to God. Kuva uwo munsi nahaye ubuzima bwanjye Imana, yahinduye ubuzima bwanjye cyane. Yesu Kristo ni umwami wanjye n'umukiza wanjye bwite. Hashize nk'umwaka n'igice cyangwa hafi imyaka 2, mama yarambajije ati, mwana wanjye, ushaka iki kuri Noheli? Ushaka ko mushyirira amafaranga kuri konti yawe cyangwa nkakugurira ibitabo? Naramubwiye nti, icyo nshaka cyane mama ni uko wajyana na mushiki wanjye gusenga. Bukeye nahamagaye mushiki wanjye, arambwira ati, sinzi icyo wabwiye mama, ariko yarampamagaye ejo nijoro ambaza ibyo tuzarya ku rusengero. I'm not promised to see my mom's be going to church. Sinasezeranijwe kongera kumubona hanze y'izi nkuta za gereza kuko ashaje, ariko nasezeranijwe ko yakijijwe. Mana, uri ikamba ryanjye. Imana yakoresheje ubuzima bwanjye bwamenetse kugira ngo igere kuri mama, kugira ngo akizwe. Ubu narahindutse, kuva ku muntu wari imbata y'ibiyobyabwenge utagira ibyiringiro, mpinduka umuntu utanga ibyiringiro muri gereza. Ubu nibyo nkora, ndi umujyanama n'umufasha w'abantu bafite ibibazo by'ibiyobyabwenge n'inzoga. Imana yarankoresheje. Nk'uko tubyumvise, uyu yari imbata y'ibiyobyabwenge rwose. Yarabayeho ubuzima bw'ibyaha ndetse bukabije. Yahoraga afungwa. Nyamara Imana yakoresheje umupastori wo muri gereza, amuha Bibiliya yo mu buhinduzi bwa Life Recovery Bible kugira ngo atangire ajya asoma ijambo ry'Imana. Mu gihe yasomaga Bibiliya, yamenye icyaha cye, bityo arihana, maze aho ubuzima bwe Kristo. Nyuma yo kwizera, yabonye impinduka z'imbere muri we, mu mutima we, ndetse habaho n'ibintu Imana yagiye ikoresha by'ibitangaza, ibikoze ku buntu bwayo, aho yamukuriyeho icyaha cyari kigiye gutuma ahanwa ibihano 2 byo gufungwa burundu, aricyo cyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibintu byamukomeje cyane. Imana yakomeje kumuhindura ikoresheje ijambo ryayo, imugira umuntu ufasha ndetse n'abandi bari mu bibazo nk'ibyo we yanyuzemo, ndetse inakoresha ubuhamya bwe kugira ngo mama we atangire ajye mu rusengero. Undi ati, nakuriye mu muryango yitwa Gikristo kuva nkirimo. Nabanye na mama wanjye wareraga abana wenyine, kandi yandereye mu nzira yo gukurikiza ibyanditswe byera no kujya mu rusengero. Nari nzi ibyerekeye Yesu. Sinavuga ko nigeze mu buzima bwanjye Yesu by'ukuri. Ndibuka ko hafi buri materaniro najyaga imbere buri ko bahamagaye abakira Yesu, bavuga ko mpaye ubuzima bwanjye Yesu. Navuze amasengesho yo kwakira Yesu inshuro nyinshi cyane, ariko sinigeze ngira icyizere cy'uko nakijijwe. Ntekereza ko ariyo mpamvu nahoraga njya imbere kuri alitari nshaka gukizwa buri gihe bundi bushya, ariko ntabwo byabayeho kugeza igihe nageze muri gereza. Ibintu bitangaje aribwo natangiye kumenya Yesu mu buryo nyakuri. Si mwene ya myizere yo muri gereza abantu bafata kugira ngo bihangane, ahubwo ni mu buryo bw'ukuri. Nari mfite inshuti yanjye magara yitwaga Matayo, yicaraga akaganira nanjye asubiza ibibazo byinshi byimbitse ku byerekeye kwizera. Ibibazo byimbitse ku Yesu ari we, icyo uyu murimo usobanura, uko bishoboka ko aba muri jye, n'uburyo
yampfiriye n'akamaro k'ibyo byose. I said to him, so what that Jesus died on the cross? What does that Twarimo tuganira ndamubaza nti And it was only through none just a se really kuba Yesu intellectual yarampfiriye ku conversation musaraba just bivuze talking iki? about all the different Bifite akahe things, I kamaro? kind of figured that Ibyo byose this is bimariye true. iki? It's Byari all binyuze mu true. biganiro Everything byuzuye Jesus says is true. And so gutekereza no Jesus says gusobanura the ibintu mu truth. buryo They will know bwimbitse. the truth, Tuganira ku right? bintu And the byinshi truth will set you free. aribwo natangiye kubona ko iba ari ukuri. Byose ni ukuri. Ibyavuzwe byose ni ukuri. Yesu yaravuze ati, muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. And I believe it was only through the knowledge of the truth that I was able to gain from this person really sitting down with me, talking to me. Nizera ko binyuze mu kumenya ukuri, ubumenyi na nabonye kubera umuntu wicaye akaganira nanjye, ansobanurira kandi ansubiza ibibazo byanjye byimbitse, ari byo bwatumye ngera kuri Yesu. uyu nawe yakuriye mu muryango wiyitaga wa gikristo nk'uko tubyumvishe mu buhamya bwe, ndetse ahora ajya mu rusengero azi ibyerekeye Yesu, ariko nta gukizwa nyakuri yari afite muri we, kuko yakomezaga kujya asenga amasengesho yo kwakira Yesu Kristo nk'uko abandi banyabyaha bose bigenda. Inshuro nyinshi yayasenze, nyamara ntibyageze bimuhereza icyizere cy'agakiza. Akomeza kuvuga ko ageze muri gereza Imana yakoresheje inshuti ye yitwaga Matayo. Iyo nshuti ye yamuganiraga ibyanditswe byera nk'uko twakomeje kubyumva, ndetse ikagenda imusubiza ibibazo byinshi yajyaga yibaza kuri Yesu Kristo ku musaraba, ndetse n'ubusobanuro bw'ukuri bw'ubutumwa bwiza. Hanyuma binyuze muri ibyo biganiro byuzuye ijambo ry'Imana, yaje gusobanukirwa ukuri. Yatangiye kubona ko ubutumwa bwiza ari ukuri koko, bityo arabwizera, arakira. Undi yaragize ati, When I'm a banger, now I'm a Christ gang member. nari umuntu wo mu gatsiko k'abagizi ba nabi, ariko ubu ndi mu gatsiko ka Kristo, ndi nk'umurwanyi wa Kristo. Ibyo bintu byose nakoraga mbere byari kugeraho binyicisha cyangwa bigatuma mara imyaka 30 muri gereza. Ubu nsigaje imyaka 3 gusa ngo nsohoke, ariko nzi ko nzumva nkiri nk'umunyamahanga hanze, kuko hashize igihe kinini ntariyo. Ariko nahuye n'abantu beza hano muri Holy Spring, kandi ntekereza ko zabana nabo ninsohoka. Bafite inzu ifasha abasohotse muri gereza kongera kwisanga mu buzima busanzwe. Hari Brother Kevin, Dan, Ark na Pastor B, abantu beza cyane. Nzagenda mbane n'abantu neza, kuko nintabikora nzi neza icyo Satani azakora. Same thing he did last time. Pull me right back in that gutter. Azongera I'm out the gutter. ankuremo ansubize mu buzima bubi nari ndimo mbere. Jesus pulled me through. Ariko ubu navuye muri ubwo buzima bubi, kandi sinshaka kongera gusubirayo. Yesu yankuyemo inshuro nyinshi. Mfite imyaka 56, kandi sinzi igihe nsigaje nkiriho hano ku isi. Birashoboka ko iyo ntaza kujya muri gereza mba narapfuye kera, ariko Imana yarampinduye, kandi ishobora guhindura umuntu wese. Icyo nifuza nuko ninsohoka nzabasha kuvugana n'abandi bantu, nkabafasha kudakurikiza inzira mbi nanyuzemo. Ko ndishimira kuba ndi hano muri gereza, kuko Imana yazanye hano kubw'impamvu kugira ngo intunganye, kandi ndabiyishimira buri munsi. Niyo byaba ngombwa ko mara ubuzima bwanjye bwose hano muri gereza ntunganywa n'Imana, nabyemera, kuko nshaka kubanza gutungana mbere yo gusubira hanze. Every time I'm in class, I'm taking that the glorious. Igihe cyose ndi mu ishuri rya Bibiliya niga igitabo cya Paul Washer kivuga ku gusobanukirwa ubutumwa bwiza bw'icyubahiro, nanditse ibintu byinshi nkirimo kwiga, kandi mbona ko byose bihura neza. Uko Paul Washer yavugaga ku kibazo cy'icyaha, uko twese twakoze ibyaha, nuko Yesu Kristo yikoreye ibyaha byacu kugira ngo abitware kure yacu. Took the sin away from us and all that. Every time I think about what he did for me, it hurts me, bro. Igihe cyose ntekereje ku byo yankoreye biranyemeza. Nakoze ibyaha byinshi cyane, nari mfite icyaha n'umutwaro munini, ariko uwo muntu yarampfiriye. Uko ndushaho gusobanukirwa ibyo yankoreye,
bituma ndira buri gihe kuko nari umunyabyaha mubi cyane, nari naraciriweho iteka, nari ndimo kujya mu muriro utazima iyo ntamenya Yesu. Kandi n'abandi benshi niko bimeze. Nitegereza abantu nkiri hano nkabona ari nk'imibiri ipfuye mu buryo bw'umwuka, nkagerageza kubabwira nti menya Imana, egera Yesu, ngwino twigane ijambo ryayo, ngwino tujyane gusenga. Bamwe barambaza bati urashaka ko tujya mu rusengero? Nkabasubiza nti yego rwose, kuko ibintu birahinduka iyo uri kumwe n'Umwami, ahindura umutima wawe. Iyo ataba Imana sinari kuba nicaye hano ndira nk'uko ndira ubu. Mbere ntacyo byari bimbwiye, sinabyitagaho, ariko ubu kumenya ibyo yankoreye nabura nte kumukunda. Ariko nk'uko nabivuze sindatungana rwose, Imana iracyankoraho kandi nizeye ko izakoresha ubuzima bwanjye mu gukora byinshi. Nizeye ko ubuhamya bwanjye bushobora gufasha abandi kudakurikiza inzira mbi nanyuzemo, kandi wenda Imana ishobora guhindura abandi binyuze mu byo banyumviseho n'ibyo nanyuzemo mu buzima bwanjye. Wenda bizaba, wenda ntibizaba, ariko ibyo mbishyize mu maboko y'Imana. Uyu nawe yari mu buzima bw'abagizi ba nabi. Ubu abasha kubona ko inzira yarimo yari iyo kumugeza ku rupfu cyangwa se gufunga imyaka myinshi muri gereza. Ashimira ubuntu bw'Imana bwatumye agera muri gereza, aho yahuriye n'abakristo bamufashije, ndetse atangira no kwiga Bibiliya, inyigisho z'ubutumwa bwiza, harimo n'inyigisho za Paul Washer mu gitabo cye yise Discovering the Glorious Gospel, aho uyu mugabo yagisomye cyane ari muri gereza. Zamusobanuriye uburemere bw'icyaha cye n'umurimo wa Kristo ku musaraba. Mu gusobanukirwa ko Kristo Yesu yamupfiriye, nubwo ari umunyabyaha ukomeye, umutima we waramenetse cyane. Atangira gukunda Imana no kwifuza ubuzima bushya. Ubu afite icyifuzo cy'uko Imana yamufasha akarushaho kwezwa, gufasha abandi, ababwira ubutumwa bwiza, kugira ngo bave mu buzima bubi nawe yanyuzemo. Ubwo ni ubuhamya bwumvikanisha umurimo w'Imana mu munyabyaha, uburyo umunyabyaha akizwa agahindurwa muzima, atari uko yazamuriwe amarangamutima ngo abwirwe ibintu yishakiraga kumva, ngo abwirwe amagambo y'ihumure gusa, ahubwo yabwiwe icyaha cye, akabwirwa kwera kw'Imana ndetse no guhanuka icyaha kw'Imana. Hanyuma kandi yarangiza akanabwirwa ibyiringiro bizima bihari byo muri Kristo Yesu. Aba bantu ntabwo bahawe amasezerano y'ubuzima bworoshye gusa, bahawe Kristo ukiza kandi uhindura, nk'uko tubyumvisha mu magambo yabo. Hari abantu batekereza ko ibyaha byabo ari byinshi cyane ku buryo ahari batababarirwa. Hari n'abibwira bati njyewe narenze urugero, nageze kure aho ntabasha gukurwa, ahari Imana ntiyanyakira. Gusa ndagira ngo umenye iki: Kristo ntiyaje guhamagara abakiranutsi, yaje guhamagara abanyabyaha. Yaje kubicanyi, ibisambo, indaya, abajura ndetse n'abandi banyabyaha bose bakomeye. Yaje kuri mwebwe ububuze ibyiringiro, niwe Kristo yaziye. Burya ku musaraba Yesu ntiyapfiriye abantu beza, yapfiriye abanyabyaha, ndetse kuri icyo kigero uriho. Gusa iyo utekereza ko uzahanirwa ibyo wakoze, ndetse ukanatekereza yuko binakwiye kubihanirwa koko, burya ntabwo uba wibeshye. Nk'uko ubutabera bw'abantu bubasha guhana abanyabyaha, niko n'Imana yera izahana inkozi z'ibibi. Imana ntishobora kwirengagiza icyaha ngo ibure kugihana. Mu by'ukuri urubanza rurahari, kandi abanyabyaha bazahanirwa mu muriro w'iteka ryose, umuriro utazima, aho urunyo rwaho rudapfa ndetse n'umuriro waho ntuzime. Nicyo gituma nkuzaniye inkuru nziza. Uwo mucamanza ubwe niwe waje kwikorera igihano cy'abanyabyaha, babandi bamucumuyeho bingana bityo. Kristo yikoreye ibyaha kugira ngo abanyabyaha bababarirwe. None ndakubwira nti wibirenza amaso, dore yapfiriye abanyabyaha kandi nawe uriwe. Yishyizeho urubanza rwabo ruramutsinda, ahanwe igihano cyabo. None rero witindaganya, ihane by'ukuri bikiri aka kanya. Reka inzira zawe mbi wagenderagamo, hindukirira Kristo, umwizere we wenyine. Uzababarirwa, uzagirwa mushya, uzahinduka umwana w'Imana, uzahabwa ivuko rishya mu Mana. Ngwino nawe mwana kubature, kuko umwana batura
aba batuwe by'ukuri. Wibishakira mu mirimo yawe, wibishakira mu byo ubashije gukora, wibishakira no mu babyeyi bawe. Ngwino Kristo akubature. Uwo Kristo abatuye ni wowe batuwe by'ukuri. Kristo aracyakiza abicanyi, abasambanyi, ibisambo, imbohe zibohewe ibyaha runaka, ndetse n'abiyita abakiranutsi nababasha kubakiza iyo bahindukiye bakamwizera. Icyo akoresha rero ni ubutumwa bwiza, si amarangamutima. Niyo mpamvu abizera basabwa kujyana iyi nkuru ndetse bayihutanye cyane, nk'uko Kristo atanga itegeko yagize ati, dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Iri ni ryo sezerano twasigiwe. None rero nimushyiremo umwete mujye kubwiriza iyi nkuru nziza. Njye Ntakirutimana Mico Patience.